Reka ngushimire cyane kandi nkwifurize amahoro wowe nshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkunda kukugezaho ku muyoboro wa YouTube channel Icurire TV. Nkuzaniye imiti itandukanye, imbaraga z'ibimera, imbaraga z'amazi, imbaraga z'ubutaka ndetse n'imbaraga z'ibituruka ku nyamaswa. Ibyo byose ni ubuvuzi bwifashishwa mu buryo bwa gakondo, mu buryo buri kamere, mu buryo buri nyine gakondo bitewe n'umuco w'ahantu runaka. Nkaba rero nje kukubwira ni gute hari ukuntu usanga umuntu yarazinzwe, ugasanga umuntu yazinzwe ku buryo bw'urushako, yazinzwe ku buryo bw'urubyaro, cyangwa se yazinzwe ku buryo bw'igikuriro, cyangwa se yazinzwe ku buryo bw'igikundiro, cyangwa se yazinzwe ku buryo bw'akazi. Kuzingwa rero namwe mu marozi usanga aherereye muri cya gice cy'amarozi y'ibihuherano, cyangwa se ibitukirano, cyangwa se ibitongererano, cyangwa se ibyo bita ibitama mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Ni ukuvuga ngo aho hantu rero icyo nicyo kiganiro tugiye kuganiraho muri aka kanya, cyerekeranye n'uburyo ki wakira mu gihe warazinzwe ku buryo bw'urushako, warazinzwe ku buryo bw'urubyaro, warazinzwe ku buryo bw'igikundiro ahubwo uhorana icyangiro, cyangwa se warazinzwe ku buryo bwa business, bw'imikorere ndetse n'ibindi. Aho hantu hose rero nkubwiye ushobora kwisanga muri icyo gice, ari byo ngiye gusobanurira igice ku kindi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa cyane. Umuntu ashobora kuzingwa ku buryo bw'urushako, umuntu akagirirwa igikundiro cyangwa se ntunakigirirwe, ukagira inshuti zitandukanye, ariko muri za nshuti hakaburamo inshuti yakugirira umumaro, cyangwa se hakaburamo inshuti yazana inka iwanyu ngo bakurambagize cyangwa se bagusabe bagukwe, kandi mu by'ukuri ba bantu urabafite, ahubwo abaza bose baza bafite izindi ntego. Ibiganiro ntumenye ko bagiye, ntumenye ko babivuyemo, cyangwa se bakabitangira ejo bigapfa, bakabitangira ubundi bigapfa. Ibyo byose rero usanga bizemo kuzingwa. Aho ni ku buryo bw'urushako. Hashobora kandi no kuzingwa ku buryo bigendanye n'igikundiro, ugasanga aho kukugabiza igikundiro wari ufite, ahubwo kiragenda gifungwa, kizirikwa, kibohwa, ahubwo ugasigarana icyangiro hirya no hino. Ugasanga abantu ntibakigukunda, inshuti abo wowe uragerageza kubanira n'abantu, ariko ugasanga urukundo rwabo ruri kure cyane kuri wowe. Ni ukuvuga ngo ntibagutekerereza kenshi, ahubwo usanga mbese ubona nta guhuza, nta kibintu nk'ibyo. Aho wakaboneye, aho ugasanga urahabonera ibibi, aho wakaboneye amahirwe, wakaboneye umugisha, ugasanga mbese uragose, uragotewe ahantu hamwe, nta nshuti, nta ibyo byose ushobora kuzingwa rero ku buryo bakudobereza igikundiro cyawe, ahubwo ugasigarana nyine icyacyangiro. Nanone kandi ushobora kuzingwa ku bigendanye na business, imikorere, akazi kawe ka rusange. Mu gihe waba ufite akazi ukora, ugasanga ibyo ukora bimeze neza, biragenda, ariko ugasanga abantu barakurengaho, barajya ahandi, kandi nawe ibyo ufite ndetse rimwe na rimwe binaruta ibya babandi, kubera ko barakuzinze, bazinze business yawe, bazinze imikorere yawe, barayifatiriye, barayihumanyije, barayanduje. Ibyo bintu byose rero ugasanga biri muri bwa buryo bw'uruzingo. Nanone kandi ushobora kuzingwa ku buryo bw'urubyaro, ugashaka urubyaro nturubone, ukifuza umwana ntumubone, nyamara ukisuzumisha mu kizungu, mu kinyarwanda, ugasanga uri muzima, ariko urubyaro nturubone, kuko ntaguze aho wazingiye, aho wafatiriwe, aho baguhumanyirije, ibyagufatiriye, ibyakuzinze ntago bizi. Ariko ndakubwira ngo mu mbaraga z'ibimera, mu mbaraga z'ubushobozi bw'amazi, ubutaka ndetse n'inyamaswa, mu ivuriro Natural Life Medicine ubasha kuba wamenya ese narazinzwe cyangwa se sinazinzwe, ese nabasha kuzingurwa gute nkabona urushako, nazingurwa gute business yanjye, imikorere yanjye ikagenda, ese nazingurwa gute nkagirirwa igikundiro, ese nazingurwa gute mu buryo bigendanye n'urubyaro, nkabona urubyaro ndetse n'ibindi. Muri Natural Life Medicine aho hose, aho ngaho ubasha guhabonera izo mbaraga zo gusuzuma ndetse no kuvura. Rero no kuvuga ngo ibyo rero byose bibaho muri ubu buzima, ugasanga abantu bahanganye ari n'ibibazo bitandukanye. Muri iyi si dufitemo abeza, dufitemo abagome ndetse n'abagira neza n'abantu umutima mwiza. Ayo niyo mpamvu rero kubera ko dufitemo n'abagome utagomba kwirara kumva ko
uri wenyine, ahubwo hari abakugirira ishyari, abumva utabaho, abumva utarya, abumva utabyara, abumva utakora, abumva utahirwa. Iyo byose rero niyo mpamvu utagomba kwirara mu gihe waba ufite ibitekerezo wabashije kumenya nawe uko ubuzima bwawe buhagaze, nuko wakirinda, nuko wakirengera, aho kugira ngo ejo zisange mu myaka mirongo umuntu yaragufatiriye, abantu baragufatira ariko utazi uko wafatiriwemo, utazi icyerekezo, utazi inzira, utazi imigambi yawe, utazi aho biva naho bigera. Mu ivuriro Natural Life Medicine tugufitiye ubwo buvuzi butandukanye, turagusuzuma tukanakuvura neza ugakira burundu, inka zikaza mu muryango, business zikagenda neza, ndetse n'ibindi bitandukanye, ukava imwonga ukajya ibumuntu. Dugufitiye uburyo butandukanye bwo kukuvura, aho uva imwonga ukagana ibumuntu mu miti itandukanye y'ubuvuzi gakondo. Niyo mpamvu mu muco nyarwanda abahanga ndetse n'abatubanjirije bagiye bakoresha imbaraga z'ubuvuzi gakondo mu bimera. Umuhanga ruhangamuzi, umwamira uwamura ikibi, umuhanga uhangamura ikibi, nkura imwonga igukura imwonga ukava ibuzimu ukajya ibumuntu, ndetse umunanira unaniza ikibi, ndetse bagiye bakoresha imiti itandukanye, harimo umuhashya uhashya ikibi, ndetse harimo n'umunanira, harimo n'umuganza uganza ikibi, izo ndetse hakaba harimo n'imiti y'akamaramahano itandukanye. Iyo ngiyo yose ukaba ushobora kuyisanga muri Natural Life Medicine. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buvuzi turagusuzuma tukamenya indwara waba ufite iyo ariyo, dukoresheje uburyo buri traditionnel, uburyo bw'imbaraga z'ibimera, uburyo bw'ubushobozi bw'ibimera. Rero ndakwifuriza kugira ngo hato utabaho mu bwigunge, utabaho wihebye, kandi ahari wari gufungurirwa hanyuma ukoresheje umuti. Hari imiti itandukanye dufite ikomeye cyane, harimo za gipinga wachawi, naragiye nzibereka, dawa nzuri sana, dawa ya kunawa, dawa ya kutupia nyumbani yako, ukasafisha nyumbani yako, ukasafisha mwili wako ukainawa, ile ikasafisha byote kabisa, ukawa mzima. Ile mikoshi yoshe, ile mikosi yote ikatoka, ikaisha. Tuko na dawa mengi sana, dawa ya magonjwa mengi sana, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya madawa ya wawizi, madawa, tuko na madawa mengi sana, na madawa ya kutunza magonjwa mengi sana hapa kwenye duka la dawa. Tuko na madawa mengi sana. Kama unataka kupona wewe, tuwasiliane, utupigie kwenye simu, tuwasiliane, utaona dawa nzuri sana ya kukutunza. Wowe niba ufite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'amarozi y'ibitegano, amarozi y'ibihuherano, amarozi y'ibitamikano, cyangwa se urwaje umuntu warwaye ibisazi, cyangwa se ufite ibibazo byo kurara rotaguzwa araragenzwa, cyangwa urwaye ibintu baraguterereje amahembe, baraguterereje ibitega, baraguterereje ibitama ndetse n'ibindi, cyangwa ushaka kufunga ntibyongere kubaho, wowe dupigie kwenye simu, tuwasiliane, tukuoneshe cha kufanya, tukuoneshe, tukupatie madawa mazuri sana ya kukutunza, madawa mazuri sana ya kusafisha mwili wako, madawa mazuri sana ya kufukuza zile nguvu zote za kichawi, zile nguvu zote za giza, wewe ukawa mzima kabisa. Rero ni ukuvuga ngo muri Natural Life Medicine ubasha kuba wabona umuti ushobora gushyira ahantu ku buryo nta bawizi bashobora kuza gutwara ibyawe, ndetse ugasanga urabikingiye, ugasanga nta mutima bagize n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubasha rero kuba ibintu byagenda neza.
Hano ushobora kwibaza ikibazo kimwe. Mu muco nyarwanda bajya bavuga ko nta mugore utwite ureba mu mva, bakavuga ko nta mugabo ufite umugore utwite ujya kumanura umurambo, ariko ibyo byose iyo bibayeho ugomba gufata kamaramahano kugira ngo ejo bidakururira amahano ku mwana wawe, cyangwa bidakurura amahano kuri wa mwana utwite cyangwa wowe ubwawe ugiye kubyara. Kirazira kandi ko umugore wapfakaye ashaka undi mugabo ataranywa umuti wo kwizurura, kuko abahumanyije kandi ateje akaga n'abakiteye. Kirazira kandi ko umugabo nawe wapfakaye ashaka undi mugore ataranywa umuti atarizirura, kubera ko ibyo ngibyo bikurura akaga ndetse bikurura amahano. Ibyo mbabwira ntuze kuvuga ngo Kiliziya yakwiye kirazira, kuko kugeza uyu munsi n'abandi bitwa abarokore barokowe cyane, iyo bakubonye ugiye gushyingura kandi utwite bagusubiza inyuma, cyangwa se bakakubwira ibi ntago ni amahano, subira inyuma. Ni ukuvuga ngo rero umuco cyangwa se igihango kirica, iyo ugitandukiriye urica, kuko haba hari igihango cy'abasogokuruza bawe, igihango kikugenda, igihango cy'umuryango. Niyo mpamvu rero usanga abantu bagira umuco, ibyo baziririza, ibyo bazira ndetse n'ibyo bemera. Rero no kuvuga ngo hari imiziro imwe n'imwe rero tugenda turengaho, ariko iyo miziro ikadukurira kaga ariko ntitubimenye. Mu by'ukuri iyo tuza kubimenya bitari kubaho, ahubwo twari gusanga hari ibibazo bimwe na bimwe twirinze. Ndakwifuriza rero ko waba maso kandi biziririzwa ukabizira, ibyo utagomba gukora ukabyirinda, ukaba umuntu w'igitinyiro kandi ukaba umuntu w'umunyembaraga ukoresheje uburyo nyine bwo kwirinda. Nanone kandi ushobora kwibaza ukavuga ngo ese kuki ujya wumva ko uriya muryango, bakubwira ngo uriya muryango abantu bakunze kuba abacuruzi, uriya muryango abantu bakunze kuba bihaye Imana, uriya muryango abantu bakunze kuba abashoferi, uriya muryango abantu bawo bakunze kuba abasirikare, uriya muryango abantu bawo bakunze kuba abahanzi ndetse n'ibindi. Ariko ntuzatinde kumva nanone bavuga ngo uriya muryango abantu bakunze kuba indaya, bakunze kuba ibisambo, bakunze gupfa bishwe n'impanuka, cyangwa se bakunze kwiyahura, cyangwa se bakunze kuba abasazi, kurwara mu mutwe. Uriya muryango abantu wawo bakunze kumera ukunguku nuku. Biriya rero hari icyo biturukaho kiri karande. Niyo mpamvu rero ushobora kuganwa na karande nziza, cyangwa se ukaganwa na karande nyine yapfuye, na karande y'ingwagasi, cyangwa se karande nyine y'ingwagasi. Ariko iyo ugenderewe na karande nziza, icyo gihe rero nibwo usanga hari abapfuye mu muryango wawe bifuza ko ibyo bakoraga bitazima. Aribo tuvuge niba bari abacuruzi, ugasanga bayoboye umuryango gutyo, niba bari abashoferi, niba bari abasirikare, niba bari abacuruzi, niba bari padiri, niba bara bategetsi bayoboye gutyo. Ariko ushobora rero kuganwa cyangwa kumurikirwa na karande rero y'ingwagasi, babandi barapfuye biyahuye, babandi barapfuye ari ibiju, abasazi, ari abisambo, ari iki, ibyo byose ugasanga byose bibayeho. Rero no kuvuga ngo ibyo byose rero bivaho tukabikuvura ugakira neza. Ngwino muri Natural Life Medicine kuri nimero uzi cyangwa se ubona kuri screen, cyangwa se ya 0781866099. Tunawakaribisha hapa kwenye YouTube channel Ichuriro TV. Karibu sana. Sasa kama unafika hapa mara ya kwanza, ufanye subscribe. Sasa ufanye na share, tuwasiliane vizuri sana. Karibu sana kwenye duka la dawa. Utaona madawa mengi sana, madawa ya kutunza magonjwa mengi sana, madawa ya kukusaidia, madawa ya biashara, madawa ya mapenzi, madawa ya magonjwa ya kichawi, madawa ya kichwa, madawa ya mgongo, madawa ya ndoa, madawa unaweza kuona mtoto, unaweza kuona mchumba mzuri, unaweza kuingia unaweza kuona mchumba, madawa ya ndoa, madawa
Tuko na madawa mengi sana, na madawa ya magonjwa, ya kutunza magonjwa mengi sana. Sasa wewe kama unataka mtoto, tuwasiliane. Kama unataka dawa ya wawizi, tuwasiliane. Kama unataka madawa ya kupunguza tumbo yako na madawa ya kuongeza wakalio yako, na madawa mengi sana, tuko nayo yote. Wewe tunakukaribisha, karibu sana kwenye duka la dawa. Wewe tupigie kwenye namba utaona 0783860099. Wewe rafiki wa kutoka Kongo, wa kutoka Rwanda, wa kutoka Tanzania, tutakukaribisha kwenye duka la dawa hapa. Tuko na madawa mengi sana. Utaona madawa mengi. Utapona magonjwa ya kisukari, utapona magonjwa ya hepatite, utapona magonjwa ya kichwa, utaona mtoto, utafunga bali zile njia zote za wawizi utazifunga, na zile njia zote za wale wachawi utazifunga. Ukafunga zile njia zote, sasa zikafunguliwa. Sasa karibu sana kwenye duka la dawa hapa Rwanda na hapa Kongo. Tuko na duka la dawa, tuko na maduka la dawa. Asante sana. Unaona kwenye skrini, unaona namba yangu, unaona namba ya muganga, unaona namba ya daktari. Sasa mkawasiliana, ukamwambia utatafuta nini, unagonjwa nini. Sasa naye akakuonesha cha kufanya, akakupatie dawa. Kama una makuta au hapana, muganga atakutunza kabisa. Wewe usiogope. Madawa hapo kabisa. Wewe karibu sana. Asante sana rafiki yangu. Asante sana wewe, tuko tunawasiliana hapa. Asante kabisa. Sasa unaona dawa hii unaona hiki na chumba na moto. Hii ni dawa anaitwa Ishangi. Hizi ni dawa nzuri sana, Utajua itafanya nini, utajua inafanya nini hii dawa. Wewe tupigie tuulize, tukuoneshe wewe ufunge njia zote za kichawi. Ufunge zote kabisa. Asante sana rafiki yangu. Asante.